Ikaze kuri channel yanjye. Eh, Turi mu gihe cyo kwibuka abacu eh, bazize jenoside yakorewe abatutsi nk'uko abenshi nyine mubizi. Nibazaga sinkore video nari mpari mu Rwanda muri 1994, nari mfite imyaka 16. Abamenyere video zanjye nzivugana ibyishimo nseka, ariko ndumva ntabwo byaba ari igihe cyo kuba duseka turi mu gihe cyo kwibuka abacu nyine. Kunagira ngo nanone nze basuhuze muraho, abenshi bakurikira amavideo yanjye murakoze. Nanone mbashishikarize kureba video, nimushyigikire ino channel, ikintu mbasabye ni muyishyigikire itere imbere ikuri. Nanjye nzakomeza gushiramo imbaraga kugira mbagezaho ibiganiro bibungura ibitekerezo, tukanaganira. Hari byinshi abarimo gukurikira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, perezida waho Trump ari muri icyo twita trade war, intambara z'ubucuruzi se, aho arimo kugenda yongeza imisoro tariff ubundi ku bigurwa byinjizwa muri Amerika. Aho tumaze gukurikirana amakuru tugomba kubimenya kuko ni ibintu bitugeraho, ngo hagati ye na China arimo yavuze ko agiye kubaca tariff ya ijana 100%. Ubukungu rero mu isi yose iyo butangiye kujya aha hantu, ni ibintu bitugeraho cyane cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kumva ko dukoresha amadolari mu isi yose, amadolari y'abanyamerika. Amerika ni igihugu gihambaye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu gihambaye ku isi, gifite abantu benshi, ni isoko rihambaye ku bihugu byinshi. Hagati yabo na China hari ibintu byinshi, izo iPhone mukunda mu Rwanda cyangwa ahandi hose. Njye ntabwo ngira iPhone, zigiye guhenda, ndetse bananavuga ko Apple yaba yakodesheje indege, nuko bavuga, indege bakuzuzamo ama iPhone mbere yuko zino tariff, ino misoro nyine batangira kuyica. Ibi ni ibintu ndimo gukurikira hafi, kuko iyo ubukungu nk'ubu ahantu bigeze hari byinshi, kuko urumva ko niba ubuzima bugiye guhenda, niba ibintu abantu bagura biva muri China bigiye guhenda, kuko urumva ko niba bageze ngo kuri 100%, niba iPhone yaguraga ibihumbi bingahe, urumva birashoboka ko yagura, niba yaguraga 1000 yaragera kuri 2000, right? 100%, murabyumva, ntabwo ari 10%, ni 100%. Ariko nanone nagira ngo mbakomeze abafite impungenge. Hari ukuntu niyo wenda ubukungu bumeze nk'ukuntu butahagaze neza, haba hari nanone opportunities. Ndetse yes, nabifuza kuza muri Canada. Hari igihe wenda nyuma y'ibihe bibi haza ibihe byiza, nuko ngiye mbibona. Ntabwo ibihe bibi bihoraho, nyuma y'ibihe bibi haza ibihe byiza. Nanone umuntu agakomeza agacunga. Hari abenshi bakunda kumbaza se na akazi kuza muri Canada, ni isi yose birakomeye no muri Canada. Ariko ndimo kureba ukuntu nabagezaho ikiganiro vuba ngaha kibabwira. Hari indi mirimo myinshi, hari n'ikiganiro nakoze n'uyu muhungu ujya mu bijyanye no gutera ibiti. We ntabwo ari ukujya gutema ibiti, ni ukujya gutera ibiti. Mugende mukirebe. Abenshi mwakomeje kumbaza twavugana nawe gute, ndumva abambajije abenshi nabasubije, abo ntasubije ubwo mwambwira nkabagezaho ayo makuru.
yego ubukungu bumeze nabi ku isi yose, ariko mporana mporana icyizere yuko nyuma y'ibihe bibi hakurikiraho ibihe byiza. Niba nawe kubyumva andika muri comment, ariko namwe murebe zino video muzikurikire. President Trump ntabwo njya muri byinshi, ntabwo ibintu bya politiki, ariko ubukungu cyane, kuko ni ibintu bigiye guhenda, ubuzima bugiye guhenda, niba inganda zari zikeneye ibikoresho bimwe kugira ngo birangize kubaka ibyo bakora, niba ibyo bintu bitakibonetse ku biciro, ni ukuvuga ngo ababonaga akazi bagiye kukabura. Ubwo abari muri diaspora babohereza ayo manyarwanda cyangwa iki, mu bihanganire ibintu bimeze ibi ntabwo bimeze neza, ni ukwihanganira aba diaspora kuko turi muri iyo nzira. Kandi iyo ibintu bamaze ni nko gushyushya amazi. Iyo amazi bamaze kuyashyushya ugiye guteka ubugari bwawe, ntabwo amazi ahita akonja, bifata igihe. So kugira ngo ibintu bizongere bisubire ahantu byari biri, tuvuge amezi 2 ashize gutyo cyangwa amezi 3 mbere ko Donald Trump agera ku butegetsi, bizafata igihe. Ariko muri iyi nzira tugenda tuganamo nanone, ntimufunge amaboko, kuko niho wenda haba hari na opportunity, kuko hari ukuntu niba ibintu bigiye gusubira kuri zeru, ni ukuvuga ngo na bya bindi utari gushobora biri muri 40, ariko noneho hari ukuntu indi miryango ifunguka. Ndagira ngo aribyo bintu mureba. Immigration nabyo tugiye kubireba, kuko muri Canada turi mu matora. Ni ukuvuga ko uzayobora igihugu cyacu tuzamumenya mu byumweru nka 3. Tuzatora tariki 28 z'uku kwezi, niho tuzamumenya. Ubwo rero nawe azaza, niba bizakomeza ishyaka ry'aba liberale, kuko Trudeau niwe wari uhari, baba bafite gahunda zabo. Ubwo nawe n'undi uzaza azatubwira. Ariko Canada iracyakeneye abantu. Ikintu mugomba kumenya, Canada iracyakeneye abantu, kuko igihugu ukuntu cyubatse ni immigration. Ikibazo gusa gihari ni uko muri Canada, kuri jyewe nk'umunyafurika, nk'umunyarwanda, ni uko muri ibintu bya immigration hari ibihugu bimwe na bimwe bashyiramo imbaraga kuzanamo abantu, nk'abantu bava muri India, ariko nabo ni benshi. India, abaforomokazi nuko twavugaga kera, the nurse babavana muri Philippines. Ni nk'aho buri gihugu kigenda gitanga abantu bafite ubushobozi runaka, ariko akenshi babigeraho kubera ko abari hano muri diaspora zabo barakorana, bashyiramo imbaraga, bakora icyo twita lobbying. Abanyarwanda rero twebwe tuba muri diaspora, bamwe ntabwo turi kumwe nk'uko byagombye. Icyo kintu ni ikintu mpora nibazaho impamvu ntabwo njyamo kure. Ariko niba wifuza kuza hano birashoboka, abandi bose baraje, ariko mbere ko mbaza uteze nabigenza nshakira akazi, nawe banza ushiremo imbaraga. Iyo umuntu yanyandikiye akambwira ati nshakira akazi muri Canada, se njyewe nzi ushoboye iki? Bihindure. Urugero, nize amashuri yisumbuye, mfite ubumenyi, mfite ibi n'ibi n'ibi, natanga nakora kano kazi na kano. Be specific, be intentional, nuko tubivuga mu Cyongereza. Ugomba guhita uvuga n'iki wifuza, ariko none mugamenya ko ntabwo njye nkorera immigration, ariko nabagira inama kuko naciye muri iyo nzira, ngo nabyo umuntu yabireba. Niwe nacyo ino channel igamije. Ariko niba utari wanakora subscribe, kora subscribe ubu ngubu, ushyigikire ino channel, nayacu twese nk'abanyarwanda.
cyangwa abavuga ikinyarwanda. Ntago turi abanyarwanda gusa bavuga ikinyarwanda, hari n'abanyarwanda, hari n'abavuga ikinyarwanda bari muri Congo, bari Burundi, Tanzania ndetse no hanze y'umurwa wa Afurika, ndabasuhuje, cyangwa bari muri Canada. Nagira ngo basuhuze, ntago hashize igihe ndakora kano ka video baganirize kuri ibyo ngibyo maze kuvuga, ariko cyane cyane babwire niba hari bamwe bafite impungenge, nimugire umutuzo, nimutuze. Njyewe rero sinzi, ntabwo ari ibintu byinshi binkanga. Niba ari ukuburara naraburaye, niba ari kurara hanze naraye hanze, naraburaye pe. Hari abantu nimara mugeze kwandika aravuga ati ni gute nagira inzozi zo kujya mu ndege ndafite icyo kurya. Ahubwo kubera ko udafite icyo kurya ntihagombye kugira inzozi ngiye zarantunze, kuko ibyo kurya se naraburaye pe. Abantu benshi barateta ngo iki naraburaye ukamara iminsi kwa kundi wicara nyine n'intege zagushizemo, niba umuntu anagusunitse gutyo ugahita wanagwa gutya ngo pufu. Ubwo buzima bubi nabaye mu buzima bwiza, ntabwo abacu twari abakene, ariko nanone ubuzima bubi nabubayemo. Ariko ikintu navanyemo ni iki ngiki: cya mbere ntukihebe, cya kabiri ugomba kugira inzozi, kuko utazigize wakwiteza imbere gute? Ariko izo nzozi ugomba kwigira, ugomba kugenda ugashiramo ibikorwa, ugashiramo imbaraga. Niho twese dutandukaniye. Cyangwa ntugende ngo ujye gukora ibintu by'amanyanga, wibe cyangwa uhemukire abandi bantu. Imenye mu buryo bwiza, umenye n'abandi nubasha kugera aho ugera. Imenye mu buryo bwiza, umenye n'abandi nubasha kugera aho ugera, uteza n'abandi imbere mu buryo ubishoboye. Ariko abandi nabo ntibakajye gusa bicara aho barindiriye yuko give. Niko none se ndimo kurara amajoro wenda yarara ndi mu kazi, wowe urimo gukora iki? Baravuze ati ese shima naza nkagufasha wenda gusoma ibyo urimo gusoma, nkaba nakugira, naza wenda nkubaka website yawe, naba naza se ni iki wankoreye kugira ngo nanjye mu bikorwa byanjye mbashe kugera aho ngera? None ni izihe mpamvu wumva ko ibyo maze kugeraho nawe ugomba kubonamo akantu? Wapi. That being said, turi mu bihe bibi mu bukungu mu isi yose, ariko ntimugire impungenge, ndagira ngo mbakomeze, ariko nange mukore subscribe. Tuzongera muri video ikurikira.